ariko natangaye ntago ari umuntu wese Imana irwanirira. Oya, muzi impamvu? Hari abantu bashoboye kwirwanirira. Hari abantu babizi, hari abantu babizi ashobora kukwiba akavuga ati sindi burindira Imana kambe nirwaniriye. Nigeze gusengera ahantu muri groupe, umuntu umwe aratura ngo Imana imubabariye kwicira inzira, undi aramubwira ati nibe nawe wabonye aho uzicira. Urumva abaramubwira ati icyo ntago gikaze. Ntago ari abantu bose iri burwanirire muri iki kinyejana turimo. Imana yantumye, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubakiranutse irabarwanirira nibisaba n'ikiguzi. Mwanyikirije? Haleluya! Nushaka ubukennye, nushaka ubutarize, nushaka uburi mugufi kuruta jyewe, nushaka ufite agataye ka gatoya ufite uturo duke, nushaka uburi ikibaju, nushaka uburi gasongo, nushaka ufite iduka Matewusi, nushaka ubucuruza muri quartier ahantu mu cyaro, nushaka ube wambaye bodaboda, nimba hari system Imana ifite iri kugenda yihumuriza ahantu umukiranutsi yaba aherereye ngo irebe ikibazo afite. Ibintu mutubwira ngo twambaye amakote, ngo twambaye amakarovati, ngo namane, ibi ni ibintu by'inaha nimwe mu bireba. Barutse kubwira abantu iwacu Gihogo, numva umuntu umwe yari yambwiye kare mbere yuko nyobora iterana namwe ati Samuel ati niwiri gusaba amafaranga ati imyaka yo kuyakorera yararenze. Ndamubwira nimwe mwarasaze. Ntabwo igihe cyo gukora amafaranga cyarenze. Ibi bintu mwebwe mubara mu myaka ngo umuntu agize 45 nta kibyaye, ngo umuntu agize 50 ngo nta gikize, sinzi uko mubibara. Mu ijuru bo baravuga ngo n'uwari ingumba abyaye kangahe. Ibi bintu mubara by'inaha ngo umuntu yameze imvi ubusa ko nazimeze mushatse kuba ko ntazaguranuza. Ibyo bintu mubivana. Iyo mibare yanyu ni yinaha, ibintu byanyu ni ibyino. Ndashaka kwivugira ku bakiranutsi imyaka baba bagize yose, uruzerero baba bamaze igihe ukorwa barungana kose. Muzi ikintu cyanangaje? Narinzi ko hari protection zihari zishobora gutuma batamwegera, kumbi baramufata. Ariko hari akantu kanyoheye, nubwo bamufata ntibamugumana, nubwo bamufata ntibamugumana. Masengesho yose wasenga udakora akantu kitwa gutandukanya ntibifata. Urasaba gucomekamo akantu kitwa kwitandukanya ukaba umukiranutsi. Gusenga ntibihagije, kuvuga ubutumwa ntibihagije. Mbere yuko bamwinjijemo baramubwira bati ibi bintu wisubiye twakure kurukigendera nawe ukaba nkatwe. Kari ukuvuga ngo ndabiretse nkuko nabandi babivuze, kavuga uti nagize ubuyobe kubera igisirimba cy'abarokore, nagize ubuyobe kubera Samu waje akavuga mu ndimi, nawe vuga ko wari wagize ubuyobe zimasaka. Daniel arababwira ngo oya, nizishake zibe zimaze ukwezi, nizishake zibe zimaze umwaka. Yabuwa yabivuze neza, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ababivuze Imana bawumugisha ngize gute. Arababwira ngo mundeba sinzikuraho terasi enora kubinyanga mugaye. Arababwira ngo nzarinda mpfa ntiyirengeye. Isi ikeneye ko abakiranutsi bavuga ijambo rimwe gusa ngo twari twaribeshye. Isi ikeneye ko abakiranutsi muvuga akajambo kamwe gusa gato kavuga ngo twari. Ariko ndashaka guhanura muri iki giterane cy'amasengesho, ntubihakane. Torero nimubihakane, muri Matewusi nimubihakane, mutwaye imodoka ntimuzabihakane, muri mu Bushinwa ntimuzabihakane, muri Canada ntimuzabihakane, mushatse ntimuzabihakane. Mbabwiza ukuri kweruye ko umukiranutsi burya zirimo, burya zigize gute. Burya umuntu nakubwira ngo yaguhombya, burya yaguhomya. Maze umuntu akubwiye ko azana kwica, burya ujya ugenda wirukanka yakwica. Dushobora no kuzatindana nazo, ariko ikintu nakundiye Imana ntizatuma ziturya, ntizatuma ziturya.
umva akantu kaje none ahamagaza aha, tuzaturana nazo, tuzakorana nazo, tuzacuruzanya nazo, tuzakorana na, ariko mana na ofisi dushobora kuyihuza, dushobora kurirana n'indege, ariko Imana ibugiye muri iki giterane ngo reka twongere nanone Imana amashyi nanone tuyishimire. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18. Nimara gusoma ndabibwira, hanyuma nshime n'Imana, noneho tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18, turasoma duhereye ku murongo wa 22 tuze kugera hepfo gato, ariko muze kunyemerera dutaruke dusome 36, ni naho honyine ndi busome, hanyuma tuvanemo icyifuzo twongere dusenge. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 umurongo wa 22 haravuze ngo, Eliya arongera abwira abantu ati, niko namwe havuze, ni jye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduha imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemaguremo ibice bayigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri busubirishe umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati, ibyo uvuze ni byiza. 36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari we Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyotswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yo yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Haleluya. Ko munyihoreye. Haleluya. Nimwongereho gatoya nanone. Haleluya. Nitwa Samuel Irabizi, mvuye mu rurembo rwa Nyabisindu, nsengera i Gahogo, mvuye mu ntara. Ndashimira Imana ko ari ngewe inyemereye nanjye kuba muri iki giterane cy'amasengesho, kandi kanyemerera kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ndishimye kuba nanjye mbaye umugabura w'ijambo ry'Imana. Muyimpera icyubahiro Imana. Nyuma y'iminsi myinshi ntagera aha, aho naciye hose barambwiye ngo uzasuhuza abera, ubwo namwe mwari murimo muzakire mu izina rya Yesu. Ndashaka ko tuganira ku ijambo numva nshaka ko tuvugaho, rivuga ngo Imana izarwanirira abakiranutsi, naho byayisaba ikiguzi izagitanga. Muranyumvise? Imana izarwanirira abakiranutsi, naho byayisaba ikiguzi izagira gute? Ndashaka gusubiramo rimwe. Imana izarwanirira abakiranutsi, kabona nubwo byayisaba ikiguzi. Ubuse nkoreshe n'umvugo mvuge ngo Imana iri tayare, mvuge ngo Imana yiteguye. Ndashakaga kukubwira ko niyo byayisaba ikiguzi, upfa kuba uri umukiranutsi, ikiguzi izagira gute? Izagitanga. Ariko natangaye, ntago ari umuntu wese Imana irwanirira. Oya, muzi impamvu? Hari abantu bashoboye kwirwanirira.
hari abantu babizi, uno mu mama yigisha yabivuze, hari abantu babizi ashobora kukwiba akavuga ati sindi burindira Imana kambe nirwaniriye. Nigeze gusengera ahantu muri groupe, umuntu umwe aratura ngo Imana imubabariye kwicira inzira, undi aramubwira ati nibe nawe wabonye aho uzicira. Urumva abaramubwiye ati icyo ntago gikaze. Ntago ari abantu bose iri burwanirire muri iki kinyejana turimo. Imana yantumye, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubakiranutse irabarwanirira nibisaba n'ikiguzi. Mwanyikirije? Haleluya! Nushaka ubukennye, nushaka ubutarize, nushaka uburi mugufi kuruta jyewe, nushaka ufite agataye ka gatoya ufite uturo duke, nushaka uburi ikibaju, nushaka uburi gasongo, nushaka ufite iduka Matewusi, nushaka ubucuruza muri quartier ahantu mu cyaro, nushaka ube wambaye bodaboda, nushaka ubutagira ifamu muri iki gihugu, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi, ubwo uri umukiranutsi. Mushimire Imana, mushimire Imana, mushimire Imana, mushimire Imana. Haleluya! Muzi ikintu cyantangaje ngo Ethiopia yarahatanze, ni Seba irahatanga, ngitanga n'ingabo nyinshi zirapfa kubera abakiranutsi. Niba munkurikiye mu ndebe mbabwire, nimba muresha amazuru, nimba hari amazuru Imana ifite ihora imeze, mwari mwabona kwa kundi imbwa ziba ziri guhiga zigenda zigira gutya zumva ahantu urukwavu rwanyuze. Nimba hari system Imana ifite iri kugenda yihumuriza ahantu umukiranutsi yaba aherereye, ngo irebe ikibazo afite. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Haleluya! Kubakiranutsi, reka mabwire, niyo byayisaba ikiguzi, niyo byayisaba ikiguzi. Ndavuga ibintu bitatu byonyine mpite nsenga. Ndavuga abantu yatanzeho ibiguzi kubera barabakira. Imana izakurwanirira nimba uri umukiranutsi. Imana izaguhagararaho nimba utari umunyamanyanga. Imana izakuvana muri iyo situation nimba udafite gahunda yo kwicira inzira. Imana izakuvuganira nimba abantu baragusebeje ukihangana. Ku mukiranutsi Imana irahatinda, ku mukiranutsi Imana irahahagarara. Reka mabwira akantu kanejeje rero, naho yaba umwe, naho yaba uyu, niwe uhoze bivuga, naho yaba umwe. Si ikibazo cyuko muri benshi, si ikibazo cyuko mwaje mwese, uko muhari irimo irahiga mu mukiranutsi. Ariko aherereye he mu gice cy'imbere? Kubicaye hejuru muri etage aherereye he? Kuba ari kuri podium aherereye he? Imuhanga aho Samu yaturutse umukiranutsi yaba aherereye? Ibi bintu mutubwira ngo twambaye amakote, ngo twambaye amakarovati, ngo namane, ibi ni ibintu by'inaha nimwe mu bireba. Barutse kubwira abantu b'iwacu Gihogo, numva umuntu umwe yari yambwiye kare mbere yuko nyobora iteranamwe ati Samu ati niwiri gusaba amafaranga ati imyaka yo kuyakorera yararenze. Ndamubwira nimwe mwarasaze, ntabwo igihe cyo gukora amafaranga cyarenze. Ibi bintu mwebwe mubara mu myaka, ngo umuntu agize 45 nta kibyaye, ngo umuntu agize 50 ngo nta gikize, sinzi uko mubibara. Mu ijuru bo baravuga ngo n'uwari ingumba abyaye kangahe. Ibi bintu mubara by'inaha ngo umuntu yameze imvi, ubusa ko nazimeze mushatse kuba ko ntazaguranuza. Ibyo bintu mubivana, iyo mibare yanyu ni yinaha, ibintu byanyu ni ibyino. Ndashaka kwivugira ku bakiranutsi, imyaka baba bagize yose, uruzerero baba bamazemo igikorwa barungana kose. Ndashaka kuvuga ku mukiranutsi, izamurengera n'ikiguzi izagira gute? Izagita. Danieli yigeze yaba umukiranutsi, ngo arasenga, wenda sindi buvuga ku masengesho cyane. Danieli ngo arasenga, ariko asenga ari umukiranutsi. Natangaye amasaha yayandi mwe mwita ngo ni breakfast,
Daniyeli we yabaga yageze mu idirishya yarikinguye avuga ngo nta yindi mana ihwanye nawe, uteye neza. Akajya mu kazi ke, lashawa yanyu yo kujya ku meza, wagasubira mu idirishya akavuga ngo nta wera nkawe, kandi abakwiringiye ntibazigera bakorwa n'isoni. Amasaha ya nimugoroba agasubira mu idirishya akavuga ngo wowe uzi bitangira ukamenya nibizagira gute nibizaheruka. Daniyeli ngo baramufata. Ndashaka kubabwira ikintu cyandyoheye, umukiranutsi bajya bamufata. Kandi bagize ibihe byiza ndagira neza. Umukiranutsi bajya bamufata. Today we baramufata. Muzi ikintu cyanangaje, nari nzi ko hari protection zihari zishobora gutuma batamwegera. Kumbi baramufata, ariko hari akantu kandyoheye, nubwo bamufata ntibamugumana. Nubwo bamufata ntibamugumana. Mwambabare nkabasaba akantu ko ntabagoye. Uwo muntu muhobera umugire ngo komeza ukiranuke, ntibazakugumana. Komeza ukiranuke, komeza ukiranuke, ntabwo baza. Ibyuma biravuga, ingoma zirahari. Genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge we, genda usenge, wongera usenge, ariko ukiranuke, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Kubakiranutsi sibyo nibwira, sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima. Masengesho yose wasenga udakora akantu kitwa gutandukanya ntibifata. Urasaba gucomekamo akantu kitwa kwitandukanya, ukaba umukiranutsi. Gusenga ntibihagije, kuvuga ubutumwa ntibihagije, wongeramo kwitandukanya. Daniyeli mbuze umuntu tujya kureshya, ariko muri korari yiyeranje uwaba hari. Ubwo se mushatse kuva ko ari ngireshya ni nyange nyine, ahubwo namwe ntimo banguka cyane. Ndashaka kukugira Daniyeli, ntacyo bitwaye. Nanze hano ku ruhimbi hari abashumba gusa, reka nkoreshe wowe. Byendaga kureshya nanjye nintereka bizaza. Daniyeli baramufata, hano murahareba, biremera. Ari umukira, mwankurikiye, ari umuki, ngo Imana iravuga ngo Danye, nubwo bagufashe narahiye ko kumukiranutse nzamurwanirira, byansaba n'ikiguzi nkagira gute, nkagitanga. Haleluya! Uko Daniyeli bamujyanye, hari ikintu nakundiye gukiranuka. Gukiranuka ntikwasigaye, n'amasengesho ntibyasigaye. Bafashe Daniyeli nabyo barabifata, babijyana na Daniyeli. Burya ntibazadutwara twenyine, amasengesho yacu bazatujyanana nayo, gukiranuka kwacu bazatujyanana nako, imbuto twese bazatujyanana nazo, ubuhanuzi twahanuriye bazatujyanana nabwo. Mwantabaye mukavuga ngo amen. Baramujyana Daniyeli, ireba Imana yanteye ubwoba. Bakajya babwira Daniyeli bati, niko Daniyeli warakiranutse? Daniyeli ati, narakiranutse. Daniyeli kuvuga ngo uri umunyamasengesho, kuba bikoraga gatatu tureba, hari abantu ro mwagiye munabikora bareba, mwakinguye amadirishya barabibona. Kuba wasengaga gatatu burya byari sawa. Daniyeli ati, jye narasenze. Barakomeza baramujyana bavuga ati, intare tukujyanyemo zimazaka gatatu, zitarya zitanywa, nimba zinywa sumba zibyo zinywa, ariko zimaze gatatu. Daniyeli
arabwira ati nta kibazo. Ubwo ari inkubu yari kuvuga ati ntaribi. Baramujyana Danieli. Ubu turimo turajyaho intare ziri. Danieli ngo bamugejejeyo gira hano hafi. Mbere yuko bamwinjijemo baramubwira bati ibi bintu wisubiye twakure kukigendera nawe ukaba nkatwe. Kari kuvuga ngo ndabiretse nkuko nabandi babivuze, kavuga uti nagize ubuyobe kubera igisirimba cy'abarokore, nagize ubuyobe kubera Samu waje akavuga mu ndimi, nawe vuga ko wari wagize ubuyobe zimasaka. Daniel arababwira ngo oya, nizishake zibe zimaze ukwezi, nizishake zibe zimaze umwaka. Yabuwa yabivuze neza, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ababivuze Imana bawumugisha ngize gute. Arababwira ngo mundeba sinzikuraho terasi enora kubinyanga mugaye. Arababwira ngo nzarinda mpfa ntiyirengeye. Isi ikeneye ko abakiranutsi bavuga ijambo rimwe gusa ngo twari twaribeshye. Isi ikeneye ko abakiranutsi muvuga akajambo kamwe gusa gato kavuga ngo twari. Ariko ndashaka guhanura muri iki giterane cy'amasengesho cyo kuwa gatatu, ayo majwi wumva saa y'Imana ribwire ngo ntago nibeshye. Iyo nakurikiye ifite imbaraga, iyo nakurikiye n'Imana ishoboye byose. Erega ntago twibeshye kuko tuzi neza icyaga cyiza katumariye. Haleluya! Izo nizakira ntago mwe mwazibuka. Tuzataha igihe nikigera, tuzataha. Avuga ko bazimana, avuga ko bazimana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Utwo ni utwa kera. Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Ibi bihe turimo ntibibakange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Haleluya! Mama, papa, murumuna wanjye, muzehe wanjye, ku mukiranutsi Imana izatanga ibiguzi. Ndashaka kubinginga ngo ntimuhakane. Muranyumvise? Muranyumvise? Nimugira gute? Uwo muntu mwegeranye ko mutabikunda muri abasirimu muhobera mubwire ngo ntuhakane kuri umukiranutsi. Ntubihakane. Ntubihakane. Torero nimubihakane. Muri Matawusi nimubihakane. Mutwaye imodoka ntimuzabihakane. Muri mu Bushinwa ntimuzabihakane. Muri Canada ntimuzabihakane. Mushatse ntimuzabihakane. Abatazabihakana mutere haleluya. Ntimuzabihakana. Danieli ngo yanga kubihakana. Bakingura urwobo, boherezayo Danieli. Danieli ageze mu rwobo natangaye. Burya bamubwira ko zirimo atarazibona. Danieli agezemo azisangamo. Mbabwiza ukuri kweruye ko umukiranutsi burya zirimo. Burya zigize gute? Burya umuntu nakubwira ngo yaguhombya, burya yaguhomya. Maze umuntu akubwiye ko azanakwica, burya ujya ugenda wirukanka yakwica. Daniel asanga zirimo, ntago byari amagambo, asanga zirimo. Ndetse asanga zimaze n'iminsi zitagira gute. Daniel azirebye mukuri kweruye nubwo ntari mari, hari ibintu ngiye kwiyongereraho nahishuriwe ndi mu rugo iwanjye. Daniel arindira ko zimurya, ziramureba nawe arazireba. Ako Daniel ni umunyamasengesho, niyo muntu wa mbere wasenze ubutayu buri mu intare. Mwebwe niyo muri mu gihuru mukumva hari agakomye muhita mutaha murakayasoza.
nuko nyine butakemewe ariko mwahitaga mwitahira. Danieli intare arazireba nazo ziramureba. Nasomye aya magambo nitonze ngo yagezemo hakiri kare. Yagezemo hagati ya 3:00 na 4:00 kuko biravuga ngo yiriwemo. 5:00 zigera arimo intare nizamurya. Kumbe Imana yatanze ikiguzi. Haleluya! Ari ngiye kuvuza induru. Kumukiranutse Imana itanga. Mwambabare mukanyumva. Naje kubwira abantu b'inyarugenge ngo kumukiranutse Imana yemeye no kuza gutanga ikiguzi. Wari ufite ubwoba? Wari uhangayitse? Ikiguzi kirahari. Yitwa Imana y'inyamaboko. Yabwiye Baramu ngo aje kubavuma ngo arabareba ngo abona muri ubwo bwoko habunzemo intare y'ingabo, ngo habunzemo intare y'ingori, ngabona ntizavamo itarabona umuhigo. Ngo ijwi ribwira Baramu ngo manuka nkubwire ngo genda ubwirire Baraki ngo navumane ab'Imana itagize gute itavu. Simfite n'ubushobozi bwo kurakarira abantu Imana itagize gute itarakariye. Ngo asoza agize icyifuzo cyo kuzipfira nk'uko abakiranutsi, ubwo ikiguzi Imana yari yagize gute yagitanze. Kandi tukiri muri iri teraniro, kuri wowe, ku mugabo wawe, ku babyeyi bawe, mu kazi kawe, ku bana bawe, Imana itanga ikiguzi. Imana itanga ikiguzi. Imana itanga ikiguzi. Ababyizeye muzamure haleluya, mushimire Imana ko Imana itanze ikiguzi. Dani 6:00 ziragera abona ntizimuriye. 8:00 ziba zirageze abona ntizimuriye. Burira. Ndashaka kubabwira ko nubwo twabana nazigiye nta kantu nahishuriwe jyenyine, dushobora no kuzatindana nazo, ariko ikintu nakundiye Imana ntizatuma ziturya. Ntizatuma ziturya. Umva akantu kaje none ahamagaza aha. Tuzaturana nazo, tuzakorana nazo, tuzacuruzanya nazo, tuzakorana na, ariko Mana na ofisi dushobora kuyihuza, dushobora kurirana n'indege, ariko Imana ibugiye muri iki giterane ngo ntizizakurya, 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 ntizizakurya. Ababyakiriye mwongera muhaguruke mutere haleluya. Ntabwo zizaturya. Sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe. Mana uzampa ijwi ryiza nanjye, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana, iyo utegetse Danieli. Ashaka kubabwira akantu tugahita dusenga nkavuga kuri Eliya ngo ya masengesho na kwa gukiranuka kujya ku rugi rw'umwami. Nijoro umwami aryamye ngo gukiranuka kujya ku rugi, kurakomanga kubwira umwami kuti ntibucye ukiraha, ntugeze mu gitondo ukiryamye, umenye ko hari umuhungu uri mu rwobo kandi w'umukiranutsi. Ni umunyamasengesho ariko ni n'umukiranutsi. Ubu ntabwo ziramurya, nta nubwo ziri bumurye,
ariko ndagira ngo ugende butaracya. Ubwo nta masengesho no gukiranuka biri gukomanga. Bibiliya iravuga ngo umwami aribambura, ngo arazinduka aragenda agera ahantu ku rwobo. Hari amagambo nakunze, ngo arahamagara aravuga ngo Daniyeli, mugaragu w'Imana isumba. Umva akajambo yabaje ngo Imana yawe ukorera, Imana yawe yabashije kukurinda iminwa. Ngo Daniyeli avugiramo no mu bigerageza Imana iduha icyo kuvuga. Ngo avugira mu rwobo aravuga ngo mwami nyagasani, nagaragaye imbere y'Imana isumba byose nta rubanza, kandi nawe mwami nyagasani sinigeze nkucumura. Muzi akantu nahishuriwemo, dukeneye gukiranuka ku Mana no ku bantu. Ntago munyumvishe, dukwiye gukiranuka ku Mana. Ibyo kuvuga ngo n'Imana narakuremereye ngo ndamaze ngo mfa kumbanye n'Imana neza, oya, kiranuka ku Mana ukiranuke. Ngo umwami aravuga ngo Daniel, nibagusohore. Iyo ngo Daniel, bindi yavuga ngo boherejemo urwego. Daniel ararwurira, kagera uravuga ati uracyari Imana, ndongeye ndakubonye, iyo uvuze biraba. Haleluya! Kumukiranutsi urahatinda, naho zaba zihari ntuzaturya. Daniel ngo babona avuyemo, ngo babona asohotsemo, ngo azayemenye. Bashaka ko mwese musa naberekwa n'utarekwa abyige. Nimurebe Daniel avuyemo, zimazaka kangahe kandi ziracyarimo. Daniel ngasohokamo, tugende mwa. Daniel ngasohoka mu rwobo, nimumureba asohokamo. Kandi ndahanuye muri iki giterane hari abantu Imana isohoye mu myobo we, hari abantu Imana isohoye mu myobo we, hari abantu Imana isohoye mu myobo we. Ariko wanyumvise, turi mu masengesho ntacyo bitwaye. Haguruka utere intambwe uvuga ngo nsohotsemo, haguruka utere intambwe uvuga ngo nsohotsemo mu izina rya Yesu. Sohokamo mu izina rya Yesu, sohokamo mu izina rya Yesu, sohokamo mu izina rya Yesu. Ababyizeye mwongera mutere haleluya, mushimire Imana. Imana iguha umugisha. Sohokamo, warakiranutse. Sohokamo, kumukiranutsi Imana imutindaho. Bibiliya yavuze ku muhungu witwa Eliya, ngo yari ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali. Nasomye nitonze nsanga ngo bari abahanuzi 450. Eliya uyu mbabwira ngo yari umugabo muto cyane, nasangaye ngo yigeze guhagarika imvura. Eliya uyu ngo yigeze guhagarika imvura, ati giye mu gukiranuka kwanjye n'agasuzuguro musuzuguye Imana, imvura ndayihagaritse. Ngo baramura bati bwise yihagaritse uri nkande ibiryo imyenda, ngo ntiyaryaga ibiryo, yaryaga ubuhura. Ntiyagiraga inzu, yabaga mu mashyamba. Ntiyagiraga imyenda yambara, ngo yari afite imwemwe nyinshi. Batubguhagarika imvura nkande. Aravuga ati nari nyihagaritse imyaka 3, ariko kubgayo magambo mwongeyeho nongeyeho amezi 6. Ngo baramure bati ubwo wowe urongeraho amezi wowe uriho. Ati murongeye muravuze, ati noneho nari mpagaritse imvura gusa 3 n'amezi 6, ayo magambo mwongeyeho atumye n'ikimenyi ijyana. Cyo uyu muhungu yantangaye. Ngo baramureba, ngo ngatwara imvura ngatwara niki. Ngo yigiye imbere, ngo yibuka ko ibyo bintu atabivuganye n'Imana. Ngabwira Imana ati ko imvura n'ikime mbizanye tukaba tutabivuganye, wowe urabivugaho iki? Ngo Imana aramubwira ngo umva, kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, nge nawe dufite ukuntu tuziranye. Kubera ukuntu nge nawe tubanye no gukiranuka ufite, imvura n'ikime ngwino tubijyane. Ngo bahita babijyana. Eliya n'Imana imvura n'ikime bagira gute? Ngihita mubwira ngo wowe nzagushakira ukubaho muri iyi myaka yose, uhumure ntacyo uzaba. Hanyuma aha twasomye kugira ngo korarize kongera kurimba y'abashyitsi. Bibiliya yavuze ngo azamukana abahanuzi ba Bayali abajyana ku musozi Karumeli.
abagejeje yarabwira ngo mumaze iminsi musuzugura Imana. Muri iyi minsi hari akavuyo ko gusuzugura Imana, abasambana, abatingana, abiba, abaraguza. Hari umuntu ugeze kumbwira umunsi umwe arambwira ati Samuel ati naje wanyi Gahogo. Icyo gihe ntabwo nyeneyoboraga icyumba cyayoborwaga na Today n'abandi. Aravuga ngo naje Gahogo ngo barahanura ngo Imana impaye ngo umwana, ngo ngiye no mu bapfumu ngo bambwira ko mubonye ngo ubwituro ryishimwe nzarijyana he. Mwari mukwiye kuba mukibaza aho ituro muzarijyana ngo nuko bose babivuze. Dufite Imana ishoboye kuruta izindi mbaraga izo arizo zose. Ako kavuyo rero niko kari kariho ngo yari yarabwira ati aka kavuyo nagahaze. Ndagira ngo tubirangirize ku musozi witwa Karume. Murankuriki abakiri mu iteraniro, haleluya. Mwongeyeho gato mwahabwa umugisha, haleluya. Ngo bagezeyo Eliya namukunze. Iyo umuntu ari umukiranutsi yigirira icyizere. Ngo arababwira ngo sinjye uri bubanze, ndashaka ko mubanze. Ngababwira ijambo riryoshye. Ngarabwira ngo bazane ikimasa, bazane amabuye, bazane ivumbi, bazane umusenyi, bazane n'amazi, dukore igicaniro, hanyuma tumenemo amazi twuzuze. Ababwira ibintu bagomba gukora. Ngo noneho rero mwe murazenguruka iki gicaniro, muhamagare Bayali naramukaje, umuriro ukamanuka mu ijuru. Hari akajambo twasomye epfo kavuga ngo ariko ntihagire umuntu ucanamo. Mwagasomye namwe? Ahubwo Imana iri bumanura umuriro iraba ariyo. Ngiri yarabwira ngo nanjye ndaza kubikora niyo. Nasomye nitonze ngo Eliya ngo yumvaga yizeye neza, ariko ngo abahanuzi ba Bayali nabo ngo bumvaga mu bintu Bayali atabima, ngo atabima umuriro. Ati Bayali mu bintu yatwima, twamusabye inkuba yo gukubita umuntu arayiduha, tumusaba guteza umuntu ibibembe arabiduha, twamusabye kuvanamo inda z'abantu azivanamo, twamusabye gutuma abakobwa bagumirwa birakunda. Ubu Bayali ibintu twamusabye akabiduha, yatwima umuriro. Ngo bumvaga Bayali adashobora kubima umuriro. Ariko Bayali Bayali namugaye nanjye. Abantu 450 bamuhamagare ye kwitaba. Ako Bayali nawe uri mubi kweri. Ukweri Bayali kuko nawe koko bakaguhamagara. Bayali ngo baramuhamagara saa 5 ntiyaza, saa 7 Bayali ntiyaza. Ngo yari yabagirira impuhwe. Uzi ko ngo yari yabagirira impuhwe, ngo akagenda akavuga ati Bayali ashobora kuba afite ikibazo, ni mwikebe arebe ko mwana babaye. Ngo ufite agutwa gakeba, wengikiye kujisha gakeba, wingukiye kwina gakata. Ngo Bayali nabyo ntiyabibona. Hepfo hari ijambo rivuga ngo bugorobye. Ngeri yarabwa ngo nimukotsore. Ngo barakotsora Bayali ntiyaza. Bayali warabahemukiye, ariko n'ubundi nta mbaraga. Wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Haleluya. Ngo umunsi ukuze ngo Eliya bigizayo, ngo wari umunsi w'igicamunsi, ngo asa n'igicaniro. Murankurikije ngo muvuge ngo amen. Ngarababwira ngo ni munzenguruke, ngo bose baramwegera. Ngo arangije Eliya namukunze ntiyavuze amagambo menshi kuko yari ayizi neza. Ngo aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isiraheli, ibi bintu ntubikore kubera iki, kuko njye nsanzwe mbizi kunyumva. Ubikore ku bw'aba bantu banzengurutse. Nahishuriwemo ikintu gikomeye. Ntabwo Imana iri bubikore kubera wowe. Iyo ari wowe yari bubikwihoreye kuko uzi kwihangana. Ariko kubera abantu bakuzengurutse, hari ibintu Imana ikoze kubera abantu bamaze igihe bakuzengurutse. Zamura ibiganza byakira mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byakira mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze igihe bakuzengurutse, Imana ibikoze ku bwabo. Ngo Eliya kivuga ayo magambo, ngo umuriro w'Uwiteka. Ubuse mvuge ngo uza wiruka, mvuze ngo uracuncumuka, reka mvuge ngo uramanuka nkuko birebe bivuze. Ngo umanuka ari mwinshi, ngo uraza utwika igitambo, utwika inkwi, utwika amabuye, utwika ivumbi,
utwika inyama. Hepfo hari akajambo kavuga ngo ukamya n'amazi yari mu ruhavu, ngo yose arakama, ngo abantu bose babibonye, abahanuzi ba Bayali ngo bahita bikubita hasi, ngo baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya! Uzi ikintu nahishuriwe nkahita nsenga, hari ibintu bimaze igihe bikuzengurutse, ariko Imana uhumure yagushakiye abantu bazagufasha gushima, bakajya bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ku buzima bwa Samweli, Uwiteka niwe Mana. Ku buzima bw'uriya mubyeyi, Uwiteka niwe. Ibyo byuma biravuga ngo nongere ndirimbe. Eliya abwira abana ati mundeke akora ibyo yagombaga gukora. Abwira Imana ati Mana, uyu munsi bimenyekane, bigaragare ko ari wowe Mana. Ako kanya umuriro uturuka mu ijuru, utwika igitambo kirashya, bikubita hasi buhamye bati Uwiteka gusa niwe Mana. Ndashaka kuvuga tugasenga, nukomeza gukiranuka, nukomeza gukiranuka, Imana izagutabara, kandi n'ibiguzi by'umuriro, n'ibiguzi by'umuriro Imana izagira gute? Mwaretse nkabaha akagero gato nkasenga. Hari ikintu mukunda kwita ngo ni karande, ngo umuntu ntiyakize kubera karande, ngo umuntu ntiyize kubera karande, ngo umuntu ngo ntiyagize kubera karande. Iyo twabaye abakiranutse, karande vuga ngo zirapfa. Mwabisubiye muzigira gute? Wazanye iyo ntebe yawe ukaza hano nkakwereka, zana niyo ntebe, banguka wirukanka cyane nkukoresha, ntacyo bitwaye. Hano murahareba mwese, bitere hano gato, icara wegeranye amaguru kuko ngiye kukwicaraho. Musipose ko uyu muntu hari karande yari ihari. Iyo ari umukiranutsi akubaha Imana, Imana izana ibiro byayo. Murankurikiye? Ikicara hejuru ya za karande. Noneho uretse gato, hari igihe karande y'ubusinzi bw'iwanyu ijya kuzamuka, Kristo uri muri wowe agahita amanuka kongera agatsindagira ati njyewe ndusha imbaraga karande. Noneho wowe ukajya ugira ngo ni wowe wanesheje, kumbi ni ibiro by'Imana. Ariko Mana, ayo mashini imbaraga y'Imana arahagije, ntacyo bitwaye. Ibiro by'Imana wowe. Ibyo ngibyo bakubeshya ngo ntuzakira, ngo iwanyu ntibakira. Ibyo bakubeshya ngo ntuzakizwa, ngo ubishobora iwanyu ntibakizwa. Ibyo bakubwira ngo ntuzanesha, ngo iwanyu ntibanesha. Ubwo wakiriye Imana, izazana ibiro byayo uzanesha, izazana ibiro byayo uzashyingirwa, izazana ibiro byayo uzashaka. Ariko mwana waye, haleluya! Kanisengere korari ririmbe, tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, dukomeje gukiranuka, utanga ibiguzi. Mvuze nabi? Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana, dukomeje gukiranuka, udutabare, ahakenewe ibiguzi ugira gute? Mwabivuze mwese, ahakenewe ibiguzi Imana igira gute? Ese wenda uretse ko twese tutaziranye, tutazi naho muri wese yagiye ava, ariko nkugiriyeho umugisha, uwo muntu murebe mu maso mubaza amazina ye. Murebe mu maso mubaza amazina ye nimba utayazi. Niba yayakubwiye muhamagare mu izina umubwire ngo runa. Imana nukomeza gukiranuka, Imana izakurengera, n'ahakenewe ibiguzi izabitanga. Muhagurukane dusenge, muhagurukane dusenge, muhagurukane dusenge. Ababyizeye mutere haleluya nk'ebyiri, hanyuma dusenge.
ndimo ndibaza ukuntu tugiye kubikora, ndimo nibaza ukuntu tugiye kubikora, nari nakubuze. Ariko ndagira ngo tubikore gutya, tubibwire ngo Mana uteye neza, nibisaba n'ikiguzi uzagira gute, uzagitanga. Tugiye gusenga ibyo byifuzo mu bibangukane, ariko simbiri bubisengere n'abashomba bigire mwese mwize, abantu bose bari ku ruhimbi bigire hino. Reka nongeremo na Claudine kuko agiye gusenga, nawe ngwino mwese, nawe ngwino nta kibazo. Ndashaka nimundebe hano mbere iki, fata uwo muntu mu biganza nkuko mfashe Claudine, mufate mu biganza byombi gutya, umurebe mu maso, mufate mu biganza byombi gutya gutya. Nimwihangane mubikore kuko biraza kubyara ikintu ndabyumva. Bampa indi mikrofone, wamufashe mu biganza byombi. Uwo muntu ugiye kumusengera isengesho rirerire, ubwira Imana ngakomeje gukiranuka, kandi nibikenera n'ibiguzi nawe uzabitange umurwanirire. Ngewe ugiye kumusengera na Claudine asenga, ninza kuvuga ngo murekure, wowe ugiye kubanza usengera uwo muntu. Niwumva Claudine atangiye gusenga, uwo muntu uhita umurekura. Ufate telefone yawe, ufate ishakoshi yawe nk'umuntu utashye. Nguhaye uburenganzira usenga uko ushaka. Wasenga ubyina, wasenga uvuza induru, wasenga uhagaze, wasenga ugendagenda. Ubwire Imana ngo mpeje gukiranuka, uyibwire naho wakiranutse, uyibwire ngo hari agasuzuguro nanze ntabara. Tangira usengera uwo muntu. Niwumva Claudine atangiye gusenga, uhita umurekura. Tangira usengera uwo muntu. Zamura isengesho umusengere, zamura isengesho umusengere. Uwo muntu uzamura isengesho umusengere, musengere cyane, mwingingira Imana, musabira gukiranuka kuzuye. Tangira wisengere, turagushimiye Kristo mwiza. Tangira wisengere, turagushimiye Mana. zamura isengesho wisengere. Uteye neza Mana, uteye neza, uteye neza. Mu miterere yawe uzirikana umukiranutsi, mu miterere yawe wubaha ijambo ry'umukiranutsi, mu miterere yawe utabara umukiranutsi. Niwemera ko apfa, niwemera ko arengana, niwemera ko bamurenganya. Zamura isengesho, nihakenerwa n'ikiguzi Imana iragitanga. Uteye neza, uteye neza. Turagushimiye Mana, Penakosa edrone zaliko, ushobora byose. Shalastida forwene hela, Shenekita sone elo, Penastida forwene helo. Nihakenerwa n'ikiguzi Imana iragitanga, nihakenerwa n'ikiguzi Imana iragitanga, nihakenerwa n'ikiguzi Imana iragitanga. Ni wowe uzi ahantu ubika imvura ukayibikurira igihe ushakiye. Ni wowe uzi ahantu ubika izuba ukaritwarira igihe ushakiye, ukarizanira igihe ushakiye. Turi imbere yawe, turasenze, ni wowe twiringiye, ni wowe dusenze. Hari abantu bafashe gahunda, hari ibigeragezo byihaye gahunda, hari intambara zihaye gahunda ngo zizadufata, zizadushorera, zipanga igihe kirekire mu buzima bwacu. Yewe Jehova, 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 turi imbere yawe, turi imbere yawe, turi imbere yawe. Intambara zaradufashe, ziradukanyaga, zitugeza iruhande rw'intare. Ibigeragezo byaradufashe, bitumaranye iminsi, bitumaranye amasaha, bitumaranye imyaka.
Mana turi imbere yawe. Haleluya. Hari ukuntu Haleluya. ibigeragezo byadufashe, zamura ibiganza byawe byombi, byaradufashe. zamura ibiganza byawe byombi. Iwanyu nabubaka, Haleluya. ntibazubaka. Iwanyu nababyara, Haleluya. n'abantu uzabyara. Iwanyu ntibacira, n'abantu Hey! uzakira. Izi ndwara N'ikiguzi. zizakwica, N'ikiguzi. ariko aka kanya Imana utanga yemeye kucyishyura. ibiguzi, utanga ibiguzi, dusohokemo. Mana itanze ibiguzi, Haleluya. Mana itanze ibiguzi Wowe ntukangwa n'iminsi, ku bana bawe. Imana itanze wowe ibiguzi. ntukangwa n'amasaha, wowe ntukangwa nabyo. Ubwo udakangwa nabyo tubohore tubohoke. Ubwo udakangwa nabyo twishyurire inzu. Ubwo udakangwa nabyo emera abana bacu bige. Ubwo udakangwa nabyo emerera aba bakobwa n'abasore bashake. Ubwo udakangwa nabyo emerera aba babyeyi babyare. Ubwo udakangwa Haleluya. nabyo emerera ababeshomeri bakora akazi. Sohokayo. babona aho Sohokayo. gukorera. Yesu, Sohokayo. turashaka Sohokayo. kugira kimwe. Sohokayo. Izubarara. Sohokayo. Akavuga, Sohokayo. Uwiteka Sohokayo. Sohoka aho hantu, sohoka aho hantu, sohoka aho hantu, sohoka aho hantu, sohoka aho hantu. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Haleluya, haleluya. Tera intambwe, tera intambwe usohokeyo, tera intambwe usohokeyo, tera intambwe usohokeyo, tera intambwe usohokeyo. Imana iragusohoye, Imana iragusohoye. Urakoze Mana. Sohokayo, sohokayo, sohokayo. Ndakumva Mana, udusohoyeyo. Sohokayo abagabo, sohorayo abagore, sohorayo abakobwa, sohorayo itorero. Sohokayo. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana. Urakoze Mana. Urakoze Mana. dusohotseyo. Hari abantu bagiye kuvuga Uwiteka niwe Mana. Uwiteka Babonye niwe Mana. imirimo Imana ikoze, Uwiteka niwe Mana. babonye iby'Imana Uwiteka niwe Mana. idukoreye, bagiye Uwiteka niwe Mana. gufatanya natwe. Uwiteka niwe Bavuga Mana. ngo Uwiteka Uwiteka niwe niwe Mana. Mana. Hari Uwiteka abantu niwe Mana. bumvaga Uwiteka niwe Mana. tuzapfira, Uwiteka niwe kandi Mana. dusenga. Uwiteka niwe Hari Mana. abantu bari Tera bazi ko siri elo. Shelasti tuzamara, da folwen. kandi dusenga, Enakosa. kandi Takisa dukiranuka. ela. Hari abantu bari Shelasti bazi da ko folwen. tugiye gusaba, ariko uhereye uyu munsi, Urakoze Mana. Urakoze Mana. ntabwo tugisebye, Amen. turatabawe. Amen. Haleluya. Amen. Turatabawe. Amen. Imana iraturengera. Amen.